Aditya uya yarikanze yasomye ibigiye kuba kuri uyu musore arikanga n'umusore yari yarabyanditse bizamubaho mu gitabo umukobwa yarabibonye arikanga niki kigiye kuba kuri uyu musore umukobwa yabisomye mu bitabo arikanga ngiye gusiga abantu bose inyuma abankunze nabo nakunze ngiye kubasiga inyuma bose ngiye kubasiga Vikram Aditya ndaza gupfa duhamye munsi y'inyanja mwari mwe n'impumyi Aditya कैसे हो meze ute मैं ठीक हूँ गुरुजी meze neza guruji wowe meze ute क्या क्या है यूं ही किताब shanjye mba niyandikira ibitabo nicyo kintunze mba mbisoma nkaza nka sikami 99% ibintu ngo bya 99% ngo nibyo ubuhanuzi bwacu buvuga मैं चाहता था इस nanjye nifuzaga ko byakabaye ari ukuri क्या बदल गया hahindutse iki rero पल में और आज में hahindutse iki umukobwa do yaraye muri lavabo umukobwa avayo yibutse ko yambaye ikote rya wa musore yaritahanye ahita aza kurisa akageze kuri uriya musore ashyira ajenda ye mu mufuka w'ikote ndagira ngo urebe bimeze bite umukobwa yaje hano ariko uyu musore n'ibiki yandika muri ajenda ye kandi ajenda ye ahajiye hose agendana nayo aza muri ajenda और मेरी जिंदगी में प्रेम uriya mukobwa Prerna yaje mu buzima bwanjye लकीरें नहीं मिलती ariko ahazaza hacu n'igeno ryacu ntabwo bihura ariko se kuki twahuye मेरा ख्याल गलत ese ibyo ntekereza naribeshye है गलत है कोई भी विज्ञान 100% umva ubuhanuzi 100% ntabwo bujya bubaho यार wabyemera utabyemera buba ari 99% hari igihe habamo akantu k'impinduka इस विज्ञान ese wari wahanurira ibintu cyangwa ubona ibintu bizaba bikaza guhinduka nyuma भी सोचता हूँ hari igihe nifuza ko ubuhanuzi bwanjye cyangwa ibyo ibizambaho cyangwa bizaba byakabaye naribeshye के बाद kandi ibyo byatangiye muri na Prerna का ख्याल भी मुझे मंजूर नहीं है मैंने जो भविष्य प्रेरणा के लिए देखा है से सब Prerna twarahuye mbona 100% ko ibizamuba hari ukuri umve sinzi icyo bisobanuye ये मैं कोई हाथ पढ़ता हूँ buri gihe nsoma mu biganza by'abantu जज सही पढ़ता हूँ nkabibona ko 100% ibyo mbabonyemo bizababaho kimwe nawe सिर्फ ariko 99% by'abantu nahanuriye सुनते हैं nibo या मानते हैं banyumvishije bizera n'amagambo mvuze ibyo nabahanuriye bibabaho 1% लोग ariko 1% ry'abantu njya manurira ntibibe भी सुनते हैं niba abantu manurira ibintu ntibabyizere ndetse n'igeno imana yabageneye bakanga kuryizera cyangwa ibintu byakagombye kubabaho bakavuga ati ibi ntabwo twe bizatubaho bakabirwanya abo ngabo nibo biyandikira ibizaba bahapana isi ngo yanditse ko uzavuka ugakura ukiga bikagenda gutya ngo hari abantu none ibyo bintu babona ko ari byo byakabaye ariko bakavuga ati bira ntabwo mbishaka bakabaho bashaka kwikorera ibyabo bakamera nkaho bigeneye ibizaba bakavuga ati ni njyewe ibizambaho ni njyewe ugomba kubyitegurira nkabirwanirira ngabiharanira abo ngabo ngo nibo baza muri 1% ntabwo ndahura n'umuntu umeze gutyo rero njyewe वो 1% ही तो है abantu rero ubu 1% wihitiramo ibizambo byose akabitegura akabishyira ku murongo ibyo umuhanuriye niyo byaba ibyo bizambo akabirwanya akabihungira kora akikorera ibye abega akarwanya ibintu universe yari yarapanze ko ari byo bizamubaho igeno rye atabo bantu ubundi nibo bayobora isi वो चलाते हैं abo nibo bayobora isi अपनी किस्मत बदलने की abo bantu bafite imbaraga zihindura igena imana yari yarabagene bya bindi tuvuga ngo tujye dusaba inema yo kwakira ibyo tudashoboye guhindura hari ibintu tudashoboye guhindura hari abantu rero ngo baba bameze nk'abasazi bavuga ati njye nta kintu ntabasha guhindura agahangana nabyo akarwana nabyo paka ibintu byasaga nk'aho byo bigomba kuzamubaho cyangwa se avuga ati umuzuyaza n'ubundi ubukene nazabucike cyane ibiki byose akarwana nabyo paka kabihindura atabo ngabo ni abantu 1% niyo mpamvu n'umusaza waravuga ngo ubuhanuzi nkora 99% ariko hari abantu 1% bihora byanga nyine n'abantu ngo bafite imbaraga zo guhindura igeno ryabo cyangwa se bya bintu tuvuga ngo tudashoboye guhindura abo bantu babaho abo ngabo इतिहास का है abo ngabo ubusanzwe ngo ubundi busanzwe ibizakuba ngo biba byaranditswe ariko abo ngabo bandika amateka bazasigara bavugwaho nibo bayiyandikira ntago ari ukuvuga ngo ni nk'isi yabishatse bya bindi mwivisha muri Imana yabishatse ya bo biyandikira amateka bashaka ko bazasigara bavugwaho ku isi bagahangana nabyo bagahangana n'isi प्रेरणा से कहना पड़ेगा uyu munsi ndaza gusezera Prerna wa munsi uno musore ajya guhura na Prerna ijoro ryahise nabyo yari yabyanditse mu gatabo avuga ati uyu munsi ndaza gusezera Prerna nabyo yari yabyanditse कहूंगा कैसे ese ndabimubwira gute तो चाहूंगा कैसे ese nimara kumubwira ibyo bintu basi ndabasha kumucika ngende मुझे जाना होगा गुरुजी mwarimu ngiye mfite kugenda आपसे मिलना अच्छा byari byiza guhura nawe aramusohoza gusuhuza umuntu nk'uyu hano urahita agusoma akamenya ibizakubaho हाथ नहीं देखना mwarimu ntabwo aba akwiye gusoma ikiganza cy'umunyeshuri we मैं और कितने दिन जिन ese urabona nzaramba bingana iki kwabura gato ngo nipfire nshaje लोगों का हाथ देखा है nasomye ibiganza n'ahazaza h'abagabo bakomeye b'ibyamamare ku isi niweho umuntu ukomeye ku isi ntarasoma ngo menye ibizakubaho waretse nawe nkagusoma ntikiganza ngo usome kumuha ikiganza bagiye kugusoma akamenya ibizakubaho umwarimu yatangiye gusoma ubuzima bw'umwana we के साथ umunsi wanjye wa nyuma na Prerna umukobwa nari gusoma muri agenda ati umunsi wanjye wa nyuma na Prerna mwarimu yasomye ubuzima bw'umunyeshuri we आज माँ की जिम्मेदारी अपने बेस्ट फ्रेंड को सौंप दूंगा uyu munsi inshingano zo kwita kuri mama wanjye ndazisigira inshuti yanjye bari izamwitaho bebe umukobwa arikanga Aditya
uya yarikanze yasomye ibigiye kuba kuri uyu musore arikanga n'umusore yari yarabyanditse bizamubaho mu gitabo umukobwa yarabibonye arikanga niki kigiye kuba kuri uyu musore umukobwa yabisomye mu bitabo arikanga को पीछे छोड़ जाऊंगा ngiye gusiga abantu bose inyuma से प्यार करते हैं abankunze nabo nakunze ngiye kubasiga inyuma bose ngiye kubasiga आदित्य समुद्र की गहराई Vikramu Aditya Ujyayo. ndaza gupfa duhamye munsi y'inyanja